Mugani mu kinyarwanda ngo abatajya ibwami babeshywa byinshi, naho umutima wa muntu kuba wuzuye uruheri ntago nabigarukaho, kuko ibijyanye n'akagambane, urwango, ifuhe rikabije ni kimwe mu byagaragajwe muri sipesi ya mbere. Bigaragare ko Gisele hari aho yadukinze amababa akatwereka umweru kandi ashaka kugaragaza umukara. Nyuma yo kwiyumvira inyumva nkumve ibyaranze Rocky, Keza ndetse n'abandi bagerageje kuvugana na Gasana, bigaragara ko Gasana yarakorewe ubugambanyi nyuma y'uko yanze uwo bise Gisele. Niryo pfundo rihatse ibi byose, naho urwango rwo rugomba kurandurwa burundu. Reka nkomeze ntega amatwi, ibindi byo nakasamutwe. Njye ndi Ndahiro Valens papi. Ndumiwe niko wavuze. Komeza mumwe ku mazi kurangiza ibibazo mu mucyo. Ibyo Kimomo yakoze ibyo my friend yeba no gutanga amafaranga miliyoni 2,500. Turacyafite abantu bafite ubumuntu. Yemera gusaba ubwumvikane, yishyura na miliyoni 2,500 kumuvana cyangwa ku nshuti ye. Inshuti ziracyabaho. Aha ngaha ndishaka kugira ngo za YouTube channel, nongera ntange disclaimer, za YouTube channel mubona izina ry'umu celebrity cyangwa ry'umu influencer mukarifata mukagenda mukaritana ishinga, s'il te plaît, ndabasabye nubwo YouTube bwanyu ntihagire umuntu ufata izina ry'umu celebrity aha ngo agende arikoresha no sense mushira amatayipo y'ubugoryi. Nimunashyiraho mushyiraho title y'umuntu w'umugabo w'inshuti washatse kurangiza amakimbirane hagati y'inshuti kugira ngo ibibazo birangire mu mahoro, yemera no gutanga amafaranga yo ku nshuti ye. That is Godfather. Akangaka ingi turagipasinze. Tugaruke kuri uyu mukobwa, tugarutse kuri Keza wisanze muri ibibazo cyane akabyijandikamo cyangwa akabyisangamo. Ndashaka dukire umucyo kuri iki kintu. Brian, mu magambo Keza yakoresheje, mu bintu Keza yavuze, ndashaka kugira ngo nawe tuze mukaya turaza kumuvaho, ariko turamuvaho tumaze gushyiraho umucyo kuri conversation yagiranye n'umugabo wa Gisele cyangwa n'umuntu bita Gasana. Byari byifashe gutya kugira ngo tuvaneho umucyo kuri conversation. Ngiye ndi kumva iyi conversation, numva iyi conversation bwa mbere nkiyumva nkanavugana na Gisele. Iyi conversation numvishe nk'umuntu nawe washaka kugira ngo habeho amahoro. Reka tuyumve, nitumara kuyumva tureta tugaruka mu kibazo nyamukuru. Noneho abakosta turi kumwe turi kujyana cyangwa mfite ukundi kuntu mwafasha mu kuyobora kurya muri imiyoberere. Oya umva ibintu uri kuvuga nibyo, ariko mbabarira, sinzi niba ugiye kutwumvisha ngo amajwi, sinzi ibintu ugiye kubanza kutwumvisha. Nashaka kugira ngo nashaka kubanza ibya Keza nkomeze mvuge cyangwa numvaga kugira ngo mu byo Keza amaze kudusobanurira dukina amajwi yari kuganira na Gasana. Urumva? Aho ngaho buretse gato wibuke yuko ayo majwi ugiye gukina ya Keza na Gasana ni mbere yuko Gasana afungwa. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo tuveyo. Sibyo? Kandi twe turashaka gutangira mbere y'ibintu, ukuntu ibintu byatangiye. Muribuka ejo bundi live twakoze, space twakoze, nge nakomeje numva Keza ibintu avuga kugira ngo numve yuko bihura n'ibyo nanjye nzi. Ni ukuri avugishije ukuri pe, nubwo wenda harimo ibyo yagiye avuganaho n'uwo mukobwa bimwe na rimwe numvishe bitari byo, ariko ntiyagiye kure y'ukuri rwose. Umva, ntabwo yagiye kure y'ukuri. Ntabwo yagiye kure y'ukuri. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo mbere y'uko uwo Gisele aza, sibyo, ndashaka kubanza nkabasobanurira ibintu bya Gisele na Gasana, kuko Gasana njyewe twarabonanye nawe, afite telefone nk'uko Keza ari kuvuga ngo yagiye bamuha ibimenyetso by'amarikodi. Nanjye ibyo bintu Gasana bimwe yagiye abinyereka. Rero niyo mpamvu nshaka kugira ngo mbanze nsobanure n'uyu Gisele aranga. None se mwibarize wumve ko harimo n'ibintu byinshi bimwe Gisele atatubwiye. Mwibuke yuko Gisele biriya bikomere yabigize mu kwa kabiri, sibyo? None se Brian, ugiye gukina cyangwa niba undeka nkikomereza nkivugira? None se Brian,
none se bikuraho icyaha cyabaye cyo gutemwa ashaka komereke mu kwa kabiri ashaka komereke mu kwa mbere nibyo tuje kuza kwinjiramo ndahiro twumvikane sibyo bamutema wari ntabwo ari ukwiha ijambo ndakubajije none se Brian ntabwo ari ukwiha ijambo turi kuri hana sho bamutema wari ahantu mbabari nyine bamutema wari uhari umva gato reka rero mbabwire reka mpitana nafatiraho njyewe ntari bimvuge ariko Brian turaza kwinjira mu kiganiro nyuma kuko n'uyu muko tugira ikintu baza ihangane Brian ndabizi urahari none se Gisele ntabwo twumvisha ubuhamya bwe ariko hari ibyo tugiye kumva ibyo tugiye kumva bamutema ninde se batemye ari muri kino gihugu watema umuntu ukaguma uridegembya wagerageje none se Godfa wowe ayo majwi hari ubwo ari kure y'ibyo Keza yatuvugishije kugira ngo tudafata umwanya muremure twumve Gisele ntabwo biri kure yabyo so nimba biri kumwe rero twakumva Gisele then tukinjira mu kiganiro nyirizina reka twumve ikiganiro n'abaciye mu ijambo yenda nanjye mwamfasha kugira ngo menye ayo majwi kuko ngiye ntabwo urumva nyaze okay naribi byose urabyumva yego mbere ngewe ndabibumvisha ari uko mumbwiye ngo nimvuge kuko nge murimo murabiheramo hagati kandi ibintu bifite ahantu byatangiriye n'impamvu zabo ibintu byose rero murimo murabifite none se niko Brian none se kumva wowe urabivuga gute uko byatangiye uyu Gisele nyir'ubwo itari hano waretse akabanza akavuga atemye umuntu umva Brian uretse gato twagiye reka twumve conversation ya Keza nande nanuza na Gasana mbere yuko Gasana afungwa icyo gihe Keza yavugiye yuko ngo asanga ngo uwo mukobwa ari kurira uwo mujizera ari kurira ngo hanyuma Keza akamubwira ati mereza iyo telefone mvugane n'uwo mutipe niyo yayo majwi reka tuyumve barandi kodinza ba uretse gato twagiye we ntabwo ari kodinza abandi mwe mwara rekodinze muri kode numvise hano ngo ariko no muri ibu dufite amajwi oya ratake reka ubyumve reka nongere mushyiraho wumve iyo genge asigaye afite genge iyo shyiraho genge nayo nshyizemo akamyute nyine uyu Irene ni wa wundi murinda habi umwe w'uruhara naho bihuriye ariko bana ndabona kabisa reka twumve ngaho turashize Nyagasani umva Gasana n'agashishiteri ekonomisi wiwe ariko yitwa Keza and sorry yenda kuba utanzi voice kuba mutabyo utanzi sibyo rero bura mu buzima ntabwo umuntu ubwira nabi kandi ntegereje kuganiriza umuntu none se ngenzi mubwira nabi bose tukaganira nk'abantu bakuru kuko yarahise akuma kugira ngo uko si ubwa mbere abo inshuti yanjye sibyo nagakumaye ngewe mutanze ari kurira atangiye kubabara mwambura telefone sibyo tuganire nk'abantu bakuru sibyo wowe usanga uzi byose basi yego ndakumva wenda wibuka neza ejo bundi cyagiye mu ntuza narakubonye uri kuri ya tobo ndi gusohoka yego mujya mubuganiriza byibura mukamuganiriza amagambo mabi sibyo njye mu by'ukuri ntabwo mwumve nyine abantu baserera sibyo ikindi n'abantu gukundana bagatandukana n'ibintu bisanzwe sibyo ariko twakundanye nabo ntabwo ari bo tukiri kumwe nabo none ikibazo ni ikihe muri make ugishyize mu bwenge oya njye urabona ntabwo ndi gushaka kugira ngo wenda mutungane cyangwa se yenda nanjye tuvugane mu bundi buryo kwakwenda aka kanya siko kari akanya ko ndeneye uzagushaka ibayidawe sibyo kora amashaka kuzamuganiriza kubona abantu twaraganiriye umva diya rekana bariya sibyo rekana na bariya sibyo
nawe ndi umukobwa w'akabari nawe ndi umukobwa uba mu kabari byose sibyo sibyo abo mwaganiriye abo bagerageje kubaganiriza mwembi ku buryo runaka ntabwo mbazi nshaka no kubimenya sibyo ahubwo njye ndashaka kuzakwisabira umwanya tugahura tukaganira njyewe nawe twenyine it's okay ntabwo ushaka ko n'ubundi yaba hari nimba kumva se wazamusabye nawe turi kumuranye nkabona nkamugahita umva impamvu sibyo buriya abantu bagira ikibazo bari gupfa sibyo reka basi reka ngusaba akantu kamwe ni wani motego nari nk'ubundi ni ikihe kintu yarakubwiye dupfa kirenze ibyo njyewe yaba ambwira buri munsi reka njyewe niyo mpamvu ndi kugusaba uburenganzira uzambabarira umpereze umwanya sibyo uzambabarire ndagusabye umpereze umwanya sibyo duhure aho uzashaka hose njyewe nzaza duhure sibyo tuganire nk'abantu bakuru mbese abantu kuba batandukana n'ibintu bisanzwe njyaya ndabihanze ubwo bashyiramo umwana wanjye agazamutse kandi nawe abashyiramo umva nyine ibyo byose ni imijinya sibyo kandi ibyo ngibyo nawe wakabitekereza sibyo reka mubaze akantu kamwe ko avuga zica umwana wanjye nawe yarabyaye nyine nicyo kintu ndi gushaka kuvuga umva mubwire sibyo kuvuga ngo yakica umwana sibyo navuze ngo yavuye kureba ahantu aba umva diya simbizi sinari mpari sibyo njyewe nuko nshotse mbona ari kurira kuri telefone sibyo andeni nawe kandi aba ari kuvuga ibyiwe sibyo nawe aba ari kuvuga ibyiwe aba ari kuvuga nawe ibimubabaje buriya abantu bose baravuga ngo ntuzagire ikintu uvuga cyangwa umwanzuro ufata ubabaye cyangwa wishimye sibyo ibyo byose rero abababaye akagira ibyo avuga bitari ngombwa kimwe ko nawe yenda hari igihe uba ubabaye ukagira ibyo uvuga bitari ngombwa sibyo twese ibyo abantu duhura nabyo iyi nama watugira hagati yanjye nawe kugira ngo wenda wenda kumbwira ibibi cyangwa kugira narwo nteganya kumubwira ibibi ntabwo mubishaka ahubwo we niwe ugendereza ntabwo njyewe navuga ngo inama nabagira hagati yanjye mwembi sibyo kuko yenda nzi verisiyo yiwe ariko ntabwo nzi verisiyo yawe sibyo si ubwa mbere tuvuganye ni ubwa mbere njyewe n'ubu umuntu avuga neza ushyizeho yampaye uvuga oya nyine niyo mpamvu nkubwiye ngo wari umbwiye ngo nimba ari bandi navuga ati no ntabwo wifata muri urwo rwego sibyo ntabwo kuvuga nabi ari wo muti ukemura ibibazo byiya sibyo kandi no kuri iyi si byose hari umuntu utazi kuvuga nabi nta muntu kuri iyi si utazi kuvuga nabi nicyo nanjye ndamushaka kumubwira ndamubwira ngo bifashe umwanya ukambwira nabi ntarakubwira nabi njyewe rero umva njyewe numvise verisiyo ye mera nk'aho umuzi ariko nanone kuri mfite simuzi ko sinzi verisiyo yawe sibyo ariko mu by'ukuri ndashaka kugira ngo ikibazo gihari kirangire ku mpande zombi kandi nanone ari kuri kote yawe ushyire kandi no kuri kote ye ushyire sibyo burya abantu wabanza ukabanza umumbarize icyo bashaka noneho uzashakishe uburyo cyifata nimero yanjye uzamuhamagaze noneho njye namubwiye fizere nta kindi kintu uzi naba ngiye kureba ku mu egisi wawe sibyo ariko please you have to hear afite gukira sibyo buriya gufite ibikomere by'inyuma gukira si ibiki gukira ni umutima sibyo afite gukira kandi nawe nanone ikibazo cyose nk'umuntu niyo mwaba mwarakundanye nk'icyumweru ndatekereza utakifuza ko umuntu mwabanyeho igihe icyo ari cyo cyose gito mwashwana nk'abantu bameze nk'abantu bahigana reka kubaza akantu kamwe yigeze kuganiriza ku byabaye byibura yego yego ndakubwiye ko igihe wenda ntabwo nshaka nta kibazo ndabiretse nta kibazo n'amavuta nayo mpamvu nawe nari musatse tuzahura kuko nawe dufite ibyo twaganiriye sibyo ariko ikintu njyewe nabifuza ku mpande zombi ni uko ugenda nimba mwaratandukanye ukabaho ubuzima bwawe wishimye sibyo
imbere n'uwo mukundana mugakundana wishimye utavuga ngo uyu muntu ari bundere wese buri muntu wese urabizi ko afite choice agira buri wese agira choice ye mu buzima sibyo kandi ikindi ntabwo wajya kwizirikaho n'umuntu nanone ubona batashobokana nanjye ejo usanga abantu bicaye of course sibyo kandi nawe icyo mwifuriza ni ukuba umumama mwiza ejo agatera imbere ejo akagira n'undi mugabo umukunze nawe akunze ejo mukazanatumirana mukazanahura muri mu bundi buzima bwiza kandi ibyo n'ubwo ati nijya no gushaka zagutumira wambaye inshuti nziza yego rero nicyo ndi gushaka mwembi ku mpande zombi sinshaka ngo musubirane sinshaka ngo mubwire ati ariko buriya ibiki no sibyo ariko ibiganiro mu by'ukuri mugirana hagati yanyu mwembi murakomerekanye sibyo ntabwo yenda sinzi kuri kote yawe cyane sibyo nakubwira n'ikintu nawe narigeze mubwira nabi tureke tuvuga kubyinjiramo basi ntabwo ubwo uzashaka akanya ariko ubanza ugerageza umuganiriza umukwezi niba umuntu ataguhamagara ngo akubwire nabi we akaba ari wowe nafashe umwanzuro wo kumugoroka kubera amagambo avuga kandi akavuga ku mwana wawe wamubwiye ko nawe yabyaye kiriwe ibyo gusa wenda ibindi byo basangirira nabi kuri jyewe byo ndabyemera nyine azasimbura watinyuka buriya ababyeyi bagira impuhwe cyane ku bana babo watinyuka kuvuga nabi umwana w'undi utwo nawe uhetse none reka kubaza ikibazo kimwe urumva afashe umwanzuro wo kumuhamagara yanyohereza mesaje karakanamamagara kubera ko karya niba bitekerezaho nkanatekereza ku mwana wawe ikindi nanone buriya sibyo buriya abagabo bafite ukuntu bo bajya bamenya kuba karume sibyo amukorosa amamagaza z'imyimero ariko ukuntu ashaka amahoro okay urakoze ndafata nimero yawe ngiye kubimusaba ubundi tuzavugana tuvure sibyo kandi murakoze okay ahangaha rero mwa bantu mwe murumva ko Keza mu bintu yatubwiye ntabwo biri kuri y'ukuri y'ibyo yaganirije uyu mugabo. Keza ngenda mushyira mu cyiciro kimwe na Rocky cy'abanyamahoro n'abantu bashaka ko ibibazo birangira mu mahoro. Rocky ari mu bantu bashatse kuryama ku nshuti ye yemera no gutanga amafaranga ye, abantu ntakasamutwe. Ariko Keza murumva amagambo arashaka kurangiza ikibazo mu mahoro. Aba bagabo uyu Keza na Rocky twashyize muri ibi bintu ahangaha, ndabizi abantu benshi baje bazi ko bisanze muri iki kibazo, ariko bisanze muri iki kibazo k'inshuti nziza. Sinzi bari kubyumva jyenyine, k'inshuti nziza nk'abanyarwanda b'intangarugero bifuza amahoro, bashobora guhagarara bakarangiza amakimbirane, bagahagarara bagafasha imiryango, bagafasha inzego kurangiza amakimbirane mu muryango nyarwanda. Wow, mbega inshuti. Iyo abatwari dufite abantu muri iyi mihanda nk'aba ngaba bameze nka Rocky na Keza. Ahangaha murambabarira kuba mise nzamukiramo. Buretse gato papi uraza kumanika kuko dutegereje kumva Gisele. Dutegereje kumva Gisele. Mwatse nkabanza nkavuga ijambo rimwe. Oya buretse kumva Gisele. Wafunga mic yawe. Mbere yo kumva Gisele rero mbabarire mbere yuko yaba Brian inda yabyimiye n'abandi nanjye ndashaka kuvuga ariko nanjye muze kunyemerera n'amajwi. Mbere uko umva ikintu rero tumaze kumva muri version yahangaha twumvishemo kese y'umwana. Gisele yafashe umwanya wo kwisobanura, sinzi cyaza. Gisele uraza gusobanura, ariko uraza gusobanura ku bibazo y'amasaha, ufite byinshi ugiye gusobanura. Brian urabyumva gute? Mbabarira reka manza abantu barahanga bamanze bampere umuntu bita Akeza na Kimomo mu bampera udutima. Yes. Abantu muri aha mwese mu mpere Rocky na Yes. Ukuri kw'Imana. Thank you so much Rocky and the Keza. Mu mpere aba bantu udutima. These people mumbabarire mu nyumvire, dufite societe ikirimo abantu bafite umutima b'inshuti za nyazo. Aho abantu bumva ko bagomba kurangiza ibibazo byabaye hagati y'abavandimwe, yego bakoresheje na cost, birashobora no kuba costinga bakarara ayo majoro.
Keza Kamata mwa mukunjo niba utagikunda na detrena buriya nanagukunda bikakureka Kamata mukunjo Rocky big up my brother niko bimeze none se mbabeshye tukira hanga rero ubufite n'uburaya hereza Gisele Gisele ntabwo ni mu ijambo nonaha Gisele se ngiye kumuha ijambo ko turi mu ijambo ari kwisobanura Gisele waraje none se n'ubundi ko ari ukwisobanura ibyo yavuze twabyumvise wenda nawe afite uburetse gato ahangaha njye nababwiye ko njye mba ndi hagati mbere ko Brian avuga mbere ko tujya kuri Gisele nyuma y'ibyo wavuze nyuma y'ukuntu wabaye victime numvisha andi magambo yawe numva nikanzemo numvisha amagambo yawe numva umusatsi umvuyemo ndavuga ngo ireshanje image funga mikro yawe ndagusabye ngiye kuguha ijambo mu kanya banyarwandakazi bantu muri voice note ufite niyo ufite nanjye waburetse ko ngiye kwikina so tugiye irimo ibintu by'intera hamwe buretse gato so nukuvuga gutya ngo Jihad nawe Brian ibyo twumvise twarabyumvise ndashaka kugira ngo nyuma y'ibi byose twumve iyi record noneho nitumara kuyumva abantu mumwe ku mazi abandi musenge haleluya jewe ndi kunywa igikoma so mbere yuko ruvuga ngo twumvise version ya mbere ese Gisele turashaka gukina iyi audio nyuma y'i audio uraza kutubwira cyangwa uraza kutubwira izi datiyo Shabwo difangiye ndumva utayituhereza ijambo Gisele woya pe ntabwo ngiye kumuha ijambo nonaha ugiye gukina audio mbabarira rwose njyewe umva ndirwariye kandi mfite ibyo nshaka kuvuga banzu nk'imiti nawe gateka banzu nk'imiti tubaze twumva ukuntu numva murimo muranyuza hirya no hino ariko Brian after this nyuma y'iyi audio urafata ijambo turahita tuvuga yishyiremo mbabarira kereka mana yanjye muri abantu barenga igihumbi bari ahanga bakeneye kumva ntabwo bakeneye kumva hirya hino ko se niki twakoze ko twarangira oya mbabara nashyushye we mbabarira baguhereze byeri ndayishyura hanyuma hagati aho ngaho mbere yuko nkini iyo audio buri muntu wese nafate ku mazi mbibutse ko diaspora n'abandi mwese muntu ushaka kugura ikibanza muntu ukeneye inzu muntu ushaka kugura ubutaka bufite ibyangombwa bikwiye nta handi wabubona uretse muri Marshall Real Estate abaraye bahereje ikibanza wa mugabo uhora urira none se nta kuntu ibi bintu washyizeho waba ubikuyeho ukabivuga mbabarira we ukabudukuriye aya mafoto ari kuntera iseseme tubabari ariko Marshall turabashimiye n'abantu b'abagabo vraiment ariko urakoze cyane rwose nayikuye ifoto uretse gato ariko hagati aho dushimire Marshall Real Estate bagize gutya bagafata wa muhungurira cyangwa bagafata Yago Pundanti ni Pundanti bagamugira gutya bakamukubita ikibanza ariko ntegereza ko ari burire ngo banacyubake so hagati aho ahantu ushobora kuvana ikibanza abantu bizewe abantu bazima injira muri Marshall Real Estate aba batipe cyangwa iyi company ifite uburambe bw'imyaka 10 kuva 2011 bakora 14 bakona ibyangombwa bihawe na leta ubu turi kuvugana amaze kubakira imiryango y'abanyarwanda akangari muje muri Marshall Real Estate bagukubita ikibanza baguha ibyangombwa biziruziranenge uri muri diaspora batanga n'amadeni ukishura baguha arrangement ukishura par mois cyangwa buri kwezi ukajya wishyura abantu bafite ubunararibonye mu mikorere yabo uje kuri kuri link iraho hejuru urahavana byinshi ku mikorere y'aba bagabo mu cyiciro cya kabiri tugiye kumva ahangaha ndashaka kugira ngo umuntu wese ufite umwana none se Godfa ihangana gato buretse gato kugiye mu gice cya kabiri waretse igice cya mbere tukagira icyo tukivugaho reka nkubwire igice cya mbere rero Jihad niba wabyumvishe igice cya mbere cyavugaga kuri aba bantu bagiye hagati y'iki kibazo sinzi niba wabyumvishe ubu niho tugiye gutangira ikiganiro twagira ngo tuvanemo aya mazina iyo dusanga hagati ya Keza cyangwa na Rocky harimo umuntu wakoze ibidakwiye aya mazina kumuceza ariko dusanze ari imfura z'i Rwanda ubu rero tubashyize iruhande no kubwanjye ndi kumva naho hejuru izina rya Kimomo na Keza ryavamo tugasigara kuri kese nyayo sira turi kubyumvikana ubera ikirivamo bigumisha uko bimeze rwose ni sawa kuko aba bagabo tuje gusanga ari imfura rero tugiye kwinjira mu kiganiro nyacyo noneho
turi kujyana tugiye kwinjira mu kiganiro nyamukuru oya uku nguku byanditse ni byiza nta kibazo kirimo. urakoze cyane noneho ubwa mbere twumvise Gisele yaraje hano asobanura ibintu bye A a Z ubu turi kuvugana tugiye kumva verisiyo yindi ariko wumvise yuko wa mwafande yagarutsemo. afande ntabwo yabura afande Samu niwe na wazanye iterabwoba kanavuga iterabwoba afande turamugaruka memu nuri gushaka amahoro akamutera ubwoba aho ngaho afande turaza kumugarukaho urakoze. ni imfura gito afande ngo yarari inyuma y'uriya mukobwa witwa Ellen utabyibagiye yamwishyuriye ariko yamufunguriye rikasto ngo umuntu mushingire ngo rikasto ya miliyoni 10 ngo narangiza ajye kwijandika lo ariko se ubundi ni gute Samu asangira na afande turashize anyway ariko ubundi uramukobwa abona akasa mutwe rero nawe afite umusore nka w'umubogara akagirana na sugar daddy anyway twagiye Gisele igice cya kabiri kigizwe n'izihe ngingo rero? igice cya kabiri kiri ahangaha tugiye kujya ku magambo ateye ubwoba aya magambo tugiye kujya kuri audio y'umuntu bita Gisele iyo ufite niyo mfite irimo ibintu bijyanye n'interahamwe ni usanga atariyo niba ufite ndurayikina reka dukine iyo audio twumve noneho agateka unywa ku mazi mu kanyura rufata ijambo Gisele itegura ndahari ntegereje ko iyo audio irangira gusa yego turashize ariko se ni iyi uretse gato okay haleluya twagiye ako ngoye cyanga ngoye kuta kubera ibibazo nasoboshe ayobe wagenze ahubwo ese kumbwira kuyobewe ubwo uraje ubaye nkawe ntabwo wamamagaye nyuko nawe umbwira nabi nkakwihorera yego akwihorera kumbwira ngo ninyweze ibintu byawe ngo ikinde biki ngo nsigaye ngo ndi umwana mubi gusa urumva nari gukora iki ko ubizi ko mba nari kwirirwa kuko ntabwo izi cyane amagambo n'abantu bakuru ntabwo njya mbishobora ubu uri nyamujyo bijya uri nyamujyo bijya inyamujyo bijya kubera oya ntabwo ndi nyamujyo bijya njyewe ntabwo ubwo rero impamvu njyewe wambere uvandimwe yabaye njyewe uvandimwe telefone amarenzo yo kwa Gasana rwose ndabaye iki nakubwiye njyewe wambere umuvandimwe sibyo yego ntabwo nakwifuza kuguhemukira sinajya wabwira ngo uriya mutipe nta mboga zazicuza mani n'ubona ataye njyewe mugiriye inama nk'intega yanjye uzi twakinnye nyinshi urumva ufungurira imodoka uhagarara inyuma y'igipangu kubera aho hose hanyanyagijwe sanse aho hose hanyanyagijwe sanse hano hose hanyanyagijwe esanse simbikubwiye yaraye ankoze mu mutwe umukobwa akora ubuswa bwose byose ibintu byose navuganye nawe byose arabipostinga ndamuhamagara ndavuga ati njye rero umpa amafaranga yanjye yamaze kuyamba nta kindi gihembo nahemba Gasana atari ugushyana n'uwo mukobwa mu nzu ntabwo nzahora mbabazwa n'abantu
Bigira inama nk'intege yanjye najyaga ncaho nkahonda n'inkonji nta n'icyo dupfa nkahita nkwicira ijisho niyinjira urumva gusohoka igipangu nayigumire hanze wigumire hanze yego ntabwo urakoze simugire inama yego njyewe nta kintu dupfa nta n'icyo wamemukiyeho wenda wanzanyeho uburyarya ariko ntibwabura ku bw'ubuzima ariko ibyo wamariye nibyo byinshi kuruta umuntu ngenzaho amahirwe yo kongera kumbabariza umutima bwa kabiri we n'iryo gi niryo bahire mu nzu ni ibanga hagati yanjye nawe niyo wantanga nta n'ikintu ngiye byamfataho niyo wantanga ukavuga ngo nakurabuye ngo ibiki n'ibiki I don't mind ari nta kibazo kuko aho ngaho ni kwa sobuja wabona n'undi sobuja umuntu abura se ntabwo abura sobuja rero mugira inama nk'intege yanjye sinajya nkaho utaba nkaguhonda n'inkonji ahubwo icyo gipangu uko kizengurutse cyose ntabwo ndarataha ndabeshya ntabwo arataha icyo gipangu uko kizengurutse cyose kugezamo n'indi mbere gisutsemo esanse wumvishe ntazi ngiye kugira inama n'ufungura igipangu wakunda uba ufunguye nka kakundi bajya kudufungurira uba uhagaze ku ruhande tu bareke binjire mu nzu wumvamo nawe nzaguhiga nk'uko umuntu ahiga umuntu wamuhemukiye ntabwo waba uri turiya naryama nyuma y'imyaka irenga 3 numvamo icyapfuye ni ibikureba wabyumvishe yego ibyo mbonyeho ndumiwe ayi imana yanjye waravuze ngo abantu bazatangara kinindi niko wambwiye ngo ibyo uzakora ngo abantu bazumirwa ngo nanjye ubwanjye nzumirwa ndumiwe niko wavuze gutya reka dukomeze muhemburetse kinindi muhemburetse haleluya amena mutega amatwi ariko nizere ko Gisele yamaze kumanuka kuko ntago yemere kuvuga muri space nizere ko mutamusohoye mbonye aciyeho muhemburetse ndero agomba gusohoka ntabwo aze muri feka oya mwahamugumisha mbabarira ariko nizere yuko nta kintu ari buze kuvuga hano ntabwo uburetse gato mufunge mike Ndahiro Valence kiniyo yindi uburetse gato Ndahiro Valence fungura mike yawe ndakumva Mumano wahawe na Gatonda manza wonchuri singana ikiganiro kigeze mu munota umwe dukomeze ako kana hey baca umugani mu kinyarwanda ngo abatajya ibwami babeshywa byinshi naho umutima wa muntu kuba wuzuye uruheri ntago nabigarukaho kuko ibijyanye n'akagambane urwango ifuheri ikabije ni kimwe mu byagaragajwe muri sipesi ya mbere bigaragare ko Gisele hari aho yadukinze amababa akatwereka umweru kandi ashaka kugaragaza umukara nyuma yo kwiyumvira inyumva nkumve ibyaranze Rocky Keza ndetse n'abandi bagerageje kuvugana na Gasana bigaragara ko Gasana yarakorewe ubugambanyi nyuma y'uko yanze uwo bise Gisele niryo pfundo rihatse ibi byose naho urwango rwo rugomba kurandurwa burundu reka nkomeze ntega amatwi ibindi byo nakasamutwe ngende Ndahiro Valence papi ndumiwe niko wavuze komeza mumwe ku mazi ukuri ahagaragara cyari ahantu uzi ko ndi guhamagara ndambizi ubu noneho ndumva nshaka no kuguha ukuri uratega mvuze ko nijya guhamagara ko usanzwe umpamagara ntego mu yandi magambo nari mpubutse iriya audio tumaze kumva ni Gisele waganiraga n'umukozi wa Gasana mu rugo twabyumvaga mwabyumvishe mwabisobanukiwe
ahangaha rero twabyumvise ahubwo umukozi yaburiye shebuja none ari wowe mbega ariko se shamana we ari wowe reka tugende noneho twumve siniya yindi kwa Gasana na Gisele baganira nyuma y'igihe kirekire yaramuborotse Gasana akamuborokora nyuma yo kumva ubugambanyi bumukorerwa nyuma bikarangira avuga ati iyo ngiyo iyo audio umva ngufashe iyo audio yari ku itariki 8 Gasana amajije kumwandikira message n'uwo mukobwa yari ku itariki 8 z'ukwa 4 mwibuke ko ibintu byabaye mu kwa 2 mbabarira ubikine vuba ngenze mvuge ndumva nshaka kuvuga narindi kuri bumpamagara warubizi none urashara ahantu ngo tuko ndi guhamagara ndambizi ubu noneho ndumva nshaka no kuguha ukuri uratega mvuze ko ndi guhamagara ko usanzwe umpamagara ntego umubwire narakubwiye ngo mu gihe gifite ikivuvu iyo haca imyaka 100 iyo haca imyaka 100 Gasana urabyumva ni kubyumva urabonye message wanyandikiye reka mubaze reka mbanza mubaze ntabwo washatse umugore naramushatse iyo ujya kumbwira ngo umugabo wanjye ngo twarananira ngo tubera nta bwenge ngira wangesera bwavutse muri no Kigali mu buzima bw'imyaka 3 twabanyemo tega amatwi soze gukora indirimbo kariyo guhamagara tega amatwi amaze kukuganiriza ya message wampaye ntabwo ariwe wayimpaye nyine tega amatwi maze kuganiriza nagira ngo mbaze ndikubwira soje mbona nyamibikinde soje ubona ngo ncece gasenga nari guhamagara ituganira guhamagara uhamagara amasaha 3 wampamagara mbaze iki nyine tega amatwi mbaze kubwira byose nyamundi ibintu urashaka kumbwira iki nzakubabaza byaye ku mwana wawe byaye ku mwana wawe wicara utega amatwi noneho warure mu bwiza ukuri kuko umugambi wa mama wawe amaniko yumva imbabare akababare kanjye aka kanya yarambwiye ngo ucara utuze nawe kiza yarabyaye uzabibona noneho uri kurwana n'ibihugu bingahe bibiri kandi kirwandutera ku iseseme wantera hamwe we uteze amatwi ngo nkubwire uyobewe ko nashatse se ku buryo yirwara reka ngukupe niba udashaka kunyumva upfa wangera hamwe umanyine mbaze nkwiyaga yongera kumubona cyane wowe ugapfa amazuru wantera hamwe we ntabwo ntabwo ushaka kunyumva ibyo ushaka kuvuga urashaka kumbwira iki ngo umwana wawe zamwisha ahagaze ubireba agiye guhita ikimuga aka kanya yakwera kuhasura aho atuye uyu munsi babonye ntamusubije ya message kugira ngo ndikigorye mwarakoze ko nigisha ubwenge wantegera we y'itumbi ihagaze ku butwe nari ndagushimiye ariko icyo ngusabye ujye urya urimenge kandi umuriro gatatu ndabonye twarakwiye umwaka w'amahembe coronavirus 2022 umwaka w'amasari dukomeza kumva arahiye abagabo bamenya uburyohe bw'igikoma abagabo bamenya uburyohe bw'igikoma arahiye aho umugabo afite icupa atarumugire Amdani Gisele arahari ni agateka ijambo ni iryawe njye ngiye gufunga mike ijambo ni iryande ndahari kuri ijoro ntabwo turi bukwemerere reka tuvuge ubu mwatangiye space numva ibintu biri kujyamo hagati kandi hano hari abantu mu by'ukuri bakeneye kumva ukuri sibyo ngewe uyu munsi nabonanye na Gasana ariko Gasana twavuganye kuri uriya munsi twakozeho space ndamubwira nti Gasa ni wowe ngiye Gasana ndamuzi mu by'ukuri ni inshuti yacu na Rocky uri kumva ni umuntu witonda mu buzima bwe busanzwe ndamubaza ni ibintu wakoreye uriya mwana w'umukobwa uribuka ko no hano muri abantu twari turi kuri space ubushize twari turi kuvuga ati aha ubanza u Rwanda rwabaye nko muri Togo ntibikiri mu Rwanda kuko niwakorera umuntu biriya bintu uri kwidegembya mu gihugu uko waba umeze kose uwo mwaba muziranye wese ntibibaho pe ntibibaho reka rero mbabwire uyu mujizere ntago nge Gisele tuziranye cyane
uwo nziranye nawe ni Gasana, kandi na Gasana nawe ngira ngo tumaze igihe kinini kabisa tudahura, nuko nyine yari umushiti wacu muri genge nyine na baroki. Reka rero mbabwire ukuntu ibintu by'uyu mukobwa biteye. Kwanza uyu mukobwa ni umudivorce. Nibyo wumvishe muri no voice note avuga ngo ntago se wari uzi ko nashatse. Mumbabari izo voice note mwe mwagiye muzumva neza. Uyu mukobwa abwiye Gasana ngo ntago se wari uzi ko nashatse. Niyo message yarimo amubwira ngo ibyo wanyandikiye nabibonye ndayo ndayibasomera ndayifite hano muri telefone yanjye. Uyu mukobwa umva munyihanganire kuko ntago meze neza, ndarwaye nuko ahubwo nanjye umuntu uba wandenze. Uyu mukobwa Gisele ni umudivorce, yamenyanye na Gasana yaratandukanye n'umugabo we, bari bamaranye imyaka 3. Hanyuma rero Gisele akundana na Gasana. Akundanye na Gasana, Gisele wari ufite rikastowa, n'uriya mukobwa wundi niba ari Ellen nawe ngira ngo afite rikastowa. Bose barazifite. Gisele akundanye na Gasana, Gasana yanyeretse nkuko na Keza ari kuvuga ngo ari byo yagiye amwereka ngo ibyarabizi. Nanjye nabibonye pe, ndi umunyakuri ndahanga sinjya sinajya kubogamira Gasana kuko na Gasana nawe nubwo turi inshuti, ariko ni turi inshuti yuko yahemukira umuntu ngiye ngo nge kuri kote. Gasana anyereka ifoto y'umudiaspora mwari muri gusomana pe, nayibonye. Icyo gihe uramuhakanira uramubwira ngo si wowe, ariko anyereka indi ifoto yawe, aravuga ati uyu muntu siwe, ndamwana uyu niwe rwose, n'inzara wari wasize zifite akantu k'umusaraba kurwara rukurikira agahera. Gisele Gasana avuga ati uyu mukobwa uri muri ibi bintu ubu mbanye nawe ntibyaba ari ikibazo. Ubwo nyine bagomeza muri ibyo bintu byabo. Uwo mukobwa Irene yari inshuti yabo nkuko ntuze Keza yabivuze. Hanyuma rero uyu Gisele Gasana batangira kumera nyine nkaho begezayo uyu Gisele, kuko uyu Gisele yaramaje nyine ngo yarihaye nyine akazi. Abashiti ba Gasana baza bajya muri garderobe ufata imyenda, uyu mukobwa akavuga ngo nago mufata imyenda ya Gasana. Nyine abashiti ba Gasana batangira kuzaza binubira Gisele, ariko Gasana nawe akaba yarafite amakuru y'undi muhungu yanze kumbwira Gasana, niyo mpamvu nawe azaza akabisobanura. Yabakundaga ari babiri. Uyu Gisele yakundanaga na Gasana afite n'undi muhungu bakundana, we ngo yaragendaga akamenagura ibintu byo mu nzu, ngo yigize bya bindi abakobwa bigira abasazi bakagenda bakamenagura ibintu nyine ngo bafite imijinya. Uri kumva uwo muhungu nawe arahari n'ama voice note yiwe. Uyu Gisele atera ubwoba ba Gasana yuko afite amafoto yabo bambaye ubusa, yuko ngo azakora Instagram account azapostinga amafoto yabo bambaye ubusa. Gisele rero yakunze Gasana cyane. Ibi ni ibintu bibaho ku bakobwa benshi. Gisele yanyweye ibinini 20 bamurukisha amakara. Gisele ajya kwiyahura hara kuri Rwandex. Yanyweye ibinini 20 kubera indege ya Gasana buretse gato. Uri kumva arangije ajya kwiyahura Rwandex. Abashiti ba Gasana bajya kumukurayo. Gasana yari yararambiwe avuga ati nge rwose uyu mukobwa Hanyuma rero uwo munsi rero ibyo biba hari mu kwa 2 bavuye mu kabari. Gasana nabo ba Ellen ni bari Allen ni bari ibiki ntumbaze, barangije baca Delix barashopinga. Barangije gushopinga Ellen arapostinga nyine ya appreciatinga Gasana ibyo bamajije kugura. Uyu Gisele yari afite nimero ya Ellen, arabibona ahamagara umukozi wa Gasana. Iyo voice note irahari, arimo aramubwira ngo niba ari ngo wahinduye ayo mashuka, ngo wigeze uhindura ngo ayo mashuka. Undi aramuga ati suri kubimbariza iki, ngo kuko Gasana ndabizi ko agiye gutana n'indaya. Uri kubyumva? Hari mu gitondo kandi ko uyu mukobwa muribuka ko ubushize yavuze yuko yasanze Gasana we yararyamye. Nibyo koko baratashye bageze mu rugo barya sho, barangije bararyama. Ellen nande na Gasana. Gasana afite zanzu zifite ibirahure nyine wegeze ku buryo icyo kirahure nyine ugiye gifunguye ku muryango w'icyumba wananyuramo wanacamo nyine. Uyu Gisele yaraje afata rakrete akubita muri icyo kirahure kirameneka, arangije acamo. Ibyo birahure biramukatagura. Bimukataguye ibyo yavuze ngo yantare yakuyemo box. Ese koko waba uri uguye mu nzu ugiriyemo ikibazo umuntu akajya gukuramo box akayigupfukisha kandi uri mu nzu irimo imyenda n'ibitambaro? Yantare yakuyemo isengeri yiwe arayimupfukisha. Gasana bamutwara kwa muganga. Gasana niwe wavuje. Muribuka ko ibintu byabaye mu kwa 2. Gasana yavuje Gisele amwohereza amafaranga, afite transfer za mobile money zanditseho Mbabazi. Gisele niko yitwa. Uri kumva ari kumwohereza amafaranga. Icyo
igihe cyose niba mushaka kumenya ariko niba ntibarashaka kumenya kuri najye muri mugena najye muri umuntu wakomerekejwe avuga ati ngenda ashaka kuva mu kwa kabiri kugeza mu kwa kane agashaka kugira amatora kugaragara gatanu bavugana ibintu birimo kumuvuza urimo urumva uwo munsi iyo video hari video ari kumwe n'umuhungu wewe ngo niba ari umudepite niba ari umudepite ari kubina akaza yahamagaye Gasabo uwo mugabo aravuga bari kumwe kwa muganga uri kumva umukobwa impamvu atagiye kureka we yarazi neza yuko azongera agakirana nanjye na Gasana hanyuma rero umukobwa ararwara Gasana aramukiza uri kumva arangije gushyira mu cyunamo ejobundi arapostinga umwana w'umukobwa ureba igihe byabereye arapostinga posti zigera nko muri eshatu avuga ngo ubutabera arongera arapostinga ngo ntabwo abantu ngo bakwita gutya ngo ntabwo baba umutwe nyine w'umutungo ariko posti azikarisaho nk'isaha imwe abasanga izo posti nizo ziraza birahari ibyo bivuga n'ibigeze hagati bako kumbwira ngo baba abugenda hanyuma rero Gisele yakomeje kuvuga none se yaba yaragukataguye utaragiye kumurega kuri Severance ntabwo bagiye ngo yamwoherereze indabyo n'amafaranga uwo muntu wamukataguye uwo muntu waguhemukiye uwo muntu wakwangije kuri Severance yaje kuguhereza iki kandi ngo hari gutegura kuri Severance yamwoherereza amafaranga Gisele yarasabye telefone kuri Severance Gasana amwoherereza 500 ndetse n'indabyo aho yararwaye Gisele yakomeje amubwira ati nukomeza kujya muri abo bagore nta mahoro uzabo reka mbasomere mu kazi Gisele yamwanditse ku itariki 8 z'ukwa kane kandi ibintu byabaye mu kwa kabiri sibyo ndibaza ko atigeze arwara ukwezi nubwo ari kurwara ukwezi kwari kurangira umuntu wahemukiwe akajya kurega yakomeje avugana na Gasana nk'umuntu ukeneye yuko bongera bakiyunga bagasubirana hari amarikodi menshi Gisele ari kubwira abashyitsi be yabwira nyina ngo ni moto yamubwiye ko atashaka kumubwira ibyamubayeho hari n'abandi yagiye abwira ibintu byageze nyine bitandukanye ariko Gisele arabivuze ko namusubiza yagiye agasamiraho reka gusomere message ku 8 Gisele yandikiye Gasana niyo Gasana yamusubije ariyo yumva wumva ngo iyo message nanjye kumusubiza aramamagara muvugana nibwo yamuvugaga ngo ni intera hamwe ngo yagiye gushaka umwana we yiga ngazamu ubu ngubu hano hari ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane saa 7:47 Gisele yandikiye Gasana aramubwira ngo uzamenya gufunga umunwa wawe ubona kiriya kinyendaro cyawe ubona kimeze nk'uko mwangize ngo harya ngo numvuza inkovu muzahita mushwana ubwo ngira ngo ndavuga nk'uwo mukobwa harya ngo nta mugore wakuroga ahubwo bakwisha uhagaze nshaka kuguha isomo ry'ubuzima ku buryo utazongera gukina n'igitsina gore wantera hamwe we umva ibyo Gasana yamusubije saa 8:49 umukobwa yari yanditse saa 7:40 simbizi ibyo mbabwiye umva mubwire wowe nta burenganzira ufite na buke waretse nkabishyira no hejuru buri wese akisomera bureka ntari bireka oya Godfrey reka tubisome n'ubundi Gasana yaramusubije ati umva nkubwire wowe nta burenganzira ufite na buke bwo kuntera ubwoba nta gihango nakwimye mfitanye nawe ku buryo untera impagarara wowe ni wowe wigize uko nta muntu waguteye nakoze ibyo nagombaga gukora nk'umuntu naguze amakosa yawe n'ubujiji bwawe rero mbigusubiriyemo nta mafaranga na make mfite yo kugutakazaho kuko ntacyo mvana nawe sindi umugabo mwashakanye wari imitungo yawe mfite ikindi ndi umuntu usobanutse mu buryo wakomeza kuntera ubwoba ikindi muhaye umwana wawe nawe warabyaye ntuzongere kuzana umwana wanjye muri ibi ikindi kandi uzagende urege hose aba wowe mfite rikodi zawe mbi uvuga ko ugiye kungirira nabi n'umwana wanjye ndakwiyamye cyane ndakwisabye n'umugabo mwabanye mwaramunaniye nta bwenge na buke ufite wanjijiwe genda wivuze mu mafaranga wirirwa uhaha
aribwo bahitaga banavugana n'inokora umuntu arimo aramubwira ngo nagiye kubika umwana yaba ari umuntu wahuye n'uwo muntu akamubwira agatuma ikindi kandi ntabwo hari kongera kubaho kandi yaramuze gasana yaramuze aramukuza kugeza agize bite barante kuko yari yaramukoze telefone amwoherereza indabo keza serivisi uwo mwana w'umukobwa nyine atuze kugira ngo inshuti yacu bayifungure ariko gasana yarasohotse arababwira ati murekeraho sinanabimenye ko muri kunkotereza amafaranga ngo nsohoke muratanga amafaranga miliyoni 10 z'iki umuntu namukoze iki ko umuntu namuvuje aho uwo mukobwa avuga ngo indera ntaho yigeze ajya ibyo bipapuro avuga ngo afite by'indera sinzi iyo yabishuguritse kuko uwo mugabo avuga ngo ni onkre we n'umuyobozi iyo aza kubona ko gasana afite ikibazo yari kuba yaramujyanye cyangwa se nawe akamufasha gutanga ikirego ibyo bintu bikiba umwana bakimukatagura ibyo bintu barabiretse uwo mu onkre we baramusobanura yumva harimo ibintu byo gufuha cyane by'abantu by'abagore no gufuha ibyo bintu arabireka biterera iyo ngaravuga ati ubwo reka nzaba ndeba ko ndacyabona ko n'ubundi umukobwa afite trauma ya gasana akeneye gasana kurusha ibindi bintu byose no mu bintu wumva avuga aguma yivugiramo ngo abo bagore no muri ayo majwi niba mwayumvishe neza hagarukamo ikintu cy'abagore ese Keza ko yaganirije Keza nk'umuntu wagiye amushyira ikibazo kubera iki icyo gihe kimubwira ibyo bintu atagiye gutanga ikirego ahubwo gasana bagasohoka bakajya kuganira umuntu wagutemaguye wazajya isohoka mukajya kuganira ejo mukongera mugahamagarana murimo muratukana ngo murakomeretsanya Keza paka agashaka uburyo ashaka kubunga Gisele yashakaga kugumana na Gasana ariko Gasana ntabwo yashakaga kugumana na Gisele kuko yaramaje kubona ko Gisele anytime azamuteza ikibazo niba afashe ibinini 20 akabinywera rimwe bakajya kumurukisha uri kumva ubu Gisele ikintu afite yarababwiye ati ngiye mfite mwese amavideo yanyu mwambaye ubusa diki zanyu nzagenda nshake account ya Instagram nzishyiraho mwese nzabashyira ku karubanda nigiye muzabibona muzamenye yuko nyine ubwo Gisele nawe yabashyize hanze so Gisele na muntu reka nkubwize ukuri turi mu gihugu gifite amategeko nibyo Gasana yavugaga ati Brian niba ngewe narafunzwe kugira ngo babanze bakurikirana iperereza bakaba barandekuye ndinde mw'iki gihugu ushobora gutema umuntu kuriya nkamutemagura kuriya ikindi kandi uyu mukobwa niba mubyibuka neza yavuze yuko ngo yasanze Gasana aryamye Gasana yararyamye aryamanye n'uwo mukobwa witwa Eleni aragenda arafungura icyo kirahure cyari kiramo ayo mafoto Keza avuga najya ayo mafoto narayabonye niwe wagiye amena yahamagaye uyu muhungu yahamagaye reka mbabwire noneho ikindi uyu mukobwa nimba baramubaze mu kwa kabiri mu kwa gatatu nibwo yahamagaye uriya mukozi uri kunyumva amubwira ati ngenda ndashaka gutwiga Gasana niyo ndaya urimo urabyumva kuki atari yaragiye gutanga ikirego before ahubwo agakomeza akurikirana Gasana niyo ndaya ati ngewe nazengurukije ariko Gisele urikinisha ngo iyo nzu ngo nayujujemo ngo essence ngo nayizengurukije essence wowe urimo urahamagara umukozi w'umuntu bamaranye imyaka n'imyaka urimo uramubwira ngo sebuja ngo naza ngo usohoke hanze ngo inzu ngira hitishya ngo nasutsemo essence ngo nukuvuga yuko rero ikibazo wari ufite karuko Gasana ari kumwe n'undi mukobwa ikibazo cy'uko nta muntu wagutemye nawe Gasana niwe wagutwaye kwa muganga ari kumwe na Yantare Gasana yarakuvuje
afite telefone yagiye koherezaho amafaranga. Gasana aragira ati uyu mukobwa amamagara ku manimero atandukanye, uri kumva, buri gihe antesha umutwe, ati ubu sindi kurara mu rugo iwanjye kuko yashyizeho ingenza zincunga buri gihe, uri kumva. Ikintu gihari ni uko uyu mukobwa Gisele yakunze Gasana cyane, uri kumva. None ibi bintu byamubaho, yamara kubona yuko Gasana batazahura batazabana, none aravuga ati none reka ngende mbarega yuko ari byo bankoreye. Ariko nta muntu n'umwe wigeze gutema Gisele, uri kumva, ahubwo wowe uri kuzura urukundo, wakunze umuntu uriyibagirwa, wahamagaye uriya mukozi uramubwira ngo imodoka ya Gasana niza usohoke hanze, barashya. Atari kumwe n'iriya ndaya, ati iriya ndaya bahiremo uko ari babiri, ati nta kintu nabahemba. Ikindi ibyo birarangiye. Ndibaza umwana wa Gasana uramushaka hiki? Gute umwana wa Gasana agomba kuba involved y'ibibazo byawe na Gasana? Nimba waragiranye ikibazo na Gasana ntabwo wakigiranye n'umwana wa Gasana. Urana umwana w'umukobwa w'indengane w'akarengane ku buryo unanahaguruka ugira ubutima mu bijize, ugahaguruka ukajya guhiga umwana, ukajya kumuhiga ahantu aba ngo wahamenye ngo uzamwica. None se umwana wa Gasana ibi bintu abirimo? Niba warabyaye uba amakosa yawe, bazaze bayarenganyiriza umwana wawe. Umwana wawe ubarabizi kuri space, uraye kuri space. Umwana wawe barabizi ko umuntu mwagiranye bifu, mwagiranye ikibazo. Guys, ibi bintu mujye mubikuramo abana banyu, muba mwagiye mu matiku mu manjwe yanyu mudahari. Uwo mwana ufite uwo wamubyaranye nawe, na Gasana afite uwo babyaranye. Iyo rero kandi ikindi kintu, iyo uri victime uriyoroshya kuko uba uri mukuri, uba uri umunyakuri, uba uvuga ati njye ndi umunyakuri, njyewe baramemukiye, anytime ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha buzandenganura. Warangiza ugatuka umuntu ibitutsi kuri arimo aragusaba ngo muganire, ngo ni interahamwe, ngo uzamwica izo ndaya zawe, ngo harya ngo nta bagore bakuroga, ngo ahubwo bakwishuragaze. Wowe ikibazo wifitiye ni icy'uko Gasana mutari kumwe, mutari gukundana. Ntabwo ikibazo ari cy'uko bagutemye, nta muntu n'umwe wigeze agutema. Umbabarire rwose, nushaka ko ngiye nkuzanira ibindi bimenyetso ndagenda mbigutamo gahoro gahoro Gisele. Kandi ibi ni ukwiha abantu igihumbi baranga, ni ukubiha uzi ukuri. Impamvu Gasana bamurekuye nuko yatanze ibimenyetso bigaragara. Ikindi Keza atera risk, ntabwo wamubwije ukuri nk'inshuti yawe, wewe waragiye umwibwirira kote yawe nziza iryoshye, ntabwo wigeze umubwira. Icyo gihe cyose wari urihe? Wavuganaga na Gasana iki? Cyane rwose. Ugende ujye kudusabira muri MTN, niba bakwaka n'amafaranga uvuge turayakwishyurira, ugende baguhereze invoice yawe, baguhereze wowe na Gasana ibyo mwavuganaga kuva kuri icyo gihe bakubagira kugeza ku gihe wagiye gutanga ikirego. Ibintu mwavuganaga na Gasana, urebe ukuntu uri bube wihaye amenyo y'abasetsi. None se niba bari mu makosa wirirwa batera ubwoba ngo uzashyira amavideo yabo hanze kugira ngo bigende gute? Sheri wikiha rubanda, hamwe ibyakubayeho nyine nibyo, niwe wabyikururiye, ko nugufuwa cyane, ibyo bibaho, uri kumva. Ariko rwose ahubwo wige kwiyakira, ubeho mu mahoro, utuze. Hanyuma ubugenzacyaha n'uyu n'ejo Gasana yagiye kwitaba, umure ibintu, ubwo ubugenzacyaha buzarusha uko bwagaciye. Ariko Sheri uri gufuhira umuntu utakigushaka kubera ukuntu wamwitwayeho nabi. Nanjye ari ngiye nkakundana n'umuntu akazana ibirungo byo gutangira kwiyahura ngo kubera ngewe nakwiyora ko naba mbona umeze nk'umusazi. Urakoze Brian. Umuswari twari duturanye yarabyitegereje aravuga ngo miye uyu Jiha. Ngewe ndavuga Gisele namara kuvuga. Okay, twumvisha ibi ngibi. Gisele, bite? Byiza. Nyuma yo kumva aya ma audio, nyuma yo kumva ibi bintu, reka tuguhe umwanya ugira ikintu bivugaho. Njye nta mwanya munini ndi bufate, sibyo? Brian aravuga nk'inshuti ya Gasana, sibyo? Cyangwa nkumvishe ko timwe, cyangwa nta nubwo ndi bujye muri details. Ariko se mada uri kuvuga ngo Brian ari kuvuga nk'inshuti ya Gasana, ntago ari kuvuga ku ma audio wowe ubwawe wivugiye ama voice note bawe. Ntago nahakanye Jiha. None se kumva Brian ari kuri kote Jiha cyangwa mbikurekere, sibyo? Jiha, ihangane gato. Muko nuza no kudushogoza hano burya uretse gato ya Jiha ihangane gato. Ariko se ngiye ko Jihad ntari kumwumva. Jihad ari kuvuga, ihangane gato. So ntabwo atangira kuvuga, ariko yaraciyeho. Gisele, ijambo ni ryawe. Mugira mugabanye isukari, hangana bakubitamo icyo bita sino. Fata ijambo sweetie.
icyo nshaka kugira mvuge izo record yuko ntemwa cyangwa niza nyuma yuko ntemwa muri abo bose bavuze ibyo hari n'umwe wanjyanye kwa muganga ko aricyo kibazo nshaka kwibariza. Brian arahagarara akavuga ngo akabihamye 100% ngo arabizi naritemye cyangwa ngo ibyo birahure ntabwo navuze ko witemye ntumbeshyere. uretse Brian Oya none se Godfa azabeshyera ibintu ntavuze ngo nceceke. Oya ntabwo navuze ko witemye, navuze yuko waciye mu kirahure cy'icyumba cyiwe. Sawa nta kibazo. Ikintu cyo gihari icyo kirahure byari kuba byiza polisi y'igipima sibyo. Ikindi cya kabiri izo message z'amafaranga Gasana yatanze zirahari nanjye ndazifite sibyo. Ikindi cya gatatu icyo cya record niyo mpamvu ni habayeho na genocide umuntu akamara imyaka 30 agifite trauma ari ukubera iki. umva nkubwire Gisele, vuga ibyo mwakoreye igahanga nibyo dukeneye. Muri kumwumvara sankumanuka Brian sankumanuka ngire kuzamura uko bifite aho biri bifite nuko nzahabwa ubutabera sibyo. komeza ijambo ni iryawe reka ijya ihangane gato tumwumve kugira ngo mbaze ibyo by'amarikodi ntabyo nanahakana amajwi arimo n'ayanjye simbihakana ako se nabazaga genocide imaze imyaka 30 ibaye ese muri iyo myaka 30 ibaye nta bantu bagihura na trauma kugeza aka kanya munsubiza aho ngaho ibyo ngibyo ushatse kuvuga yuko ari amagambo avuze se wayaterwaga na trauma uretse ihangane kugenda wakwihanganye gato ko afite umuntu utumwe akarangiza ugafata ijambo wavuze ko uvuge nyuma ye uretse kugenda reka mumureke abantu gato yarangize reke version yayivuge fata ijambo nani ihangane nasabye ubushinjacyaha ko bijya kuri hospital cyangwa kuri centre de santé aho bandoze bwa mbere kugira babahereze impapuro sibyo. Ntago ngiye nabo guterana amagambo n'ibyo ngibyo by'amarikodi nababwiye ngo reka mbabwire kugeza aka kanya bifite umurongo biri guhabwa buri wese ajye kuri kote yumva ashaka it's fine. Nuko nzi ko igihe runaka kitari ubu ngubu ahanga turajudging ibintu nk'abantu nzi neza yuko igihe runaka bizahabwa ubutabera. None se kare we wabizanye hano? Yego nta kibazo hari impamvu byaje hano abizi sibyo. Wowe uri kuvuga gutyo ibyo byose uvuga ese mbaza akabazo kamwe k'amatsiko umuntu yaba avuga ko nta target yari amfite akampereza umwana we nkamujyana mu bikinisho amafoto ndayafite yo ku itariki 4 z'ukwa kabiri nari nta kibazo sheri. Yego kandi no kuri Saint Valentin yaraguhaye indabyo rega mwari mugikundana. Reka tuvanga uretse gato katubyoroshye Gisele ziriya audio twumvishe uriya ni ahubwo wamungana ibyo nibyo bigaragaza ko Gasana nta kibazo yari afite kuba yaguha uretse gato ya Jiha ariko se kandi barize gato Brian uretse mbere kubaza uretse gato ari amajwi twumvishe ni wowe uvugana n'umukozi wa Gasana ntago nayafite none polisi arimo rwose ndayazi ari amajwi ni wowe ari amajwi ni uri kuvugana n'umukozi wa Gasana nayaryari uretse gato byaba ari perese cyangwa byaba ari nyuma yuko nawe bitubwire nyine ni wowe ubi uretse gato nyuma y'ingibi ni nyuma y'ibi ngibi nyine uretse gato ari amajwi uretse gato iriya essence uretse gato iriya essence wazungurikije urupangu nta byabaye nta byabaye wese ko basohotse barayihasanze wari uri kwikinira. Why not byashoboka nawe kimwe ko nawe wakora ibindi. So anyway hagati aho ngaho ngiyewe reka mbigize mbabarire tuvuga ariko kuvuga ngo Gisele banyarwanda Gisele nukuvuga ngo twebwe uretse gato nukuvuga ngo ngiyewe mfa kubona ibimenyetso mfa kubona ibintu birandazana Gisele nyumva kumva ibi bintu ngiye audience buriya wako nagate oui wamite ngo gate ya bebe kamatana space iryoshye nka iryoshye nk'igisafuriya cyo kwanyira cyo kwanyira gasazi Nyamirambo mama aha Jiha nukuvuga ngo nyuma y'ibi ngibi byose tumaze kumva ngiye navuze ko ntabwo niba ari ikintu kinshimishije niba ari ikintu kirangaha urumva yaramaze kuzamwo amazina abiri yandi ariko nshimishijwe nuko avuye aha ngaha babaye icyo nakwita intwari cyangwa imfura
cyangwa inyangamugayo cyangwa abanyamahoro. This is an amazing. Tugaruke ku kibazo cy'aba bantu babiri hagati hano rero. Ejo bundi muzi ko twikomye umushinjacyaha. Yego. N'umugenzacyaha. Umushinjacyaha. Wafashe imfunguzo akajya kuri riba akavuga ati murekure abanyarwanda batahe bajye mu rugo. Nibare bita bazita bataha. Turavuga ati ni gute umuntu agenda kuri biriya bikomere akareba biriya bikomere biri ku maboko y'umuntu bimeze kuri wabazwe kuriya bakarekura abakekwa kubikora. My friend, ubushinjacyaha bw'u Rwanda burakora pe bagashishoza. Oya ariko rero ubushinjacyaha nabwo ntabwo batuzaniye ibipimo bya biriya birahure. Genda gake. Ntabwo genda gake kuko ndi hano naraya. Jiha ni wowe ugiye gufata ijambo. Kagenze kumwe ni wowe ugiye gufata ijambo. Ariko man Jiha ni ukuvuga ngo nyuma yo kumva amajwi mureke mvuge njyewe ndaga ajwi. Jiha aya majwi uretse gato nyuma yo kumva amajwi twumvishe nyuma yo kumva aya majwi twumvishe Jiha wakomeza kurekera abantu mu gihome. Aya majwi se baba barayumvise ubushinjacyaha. Yego barabye none yageze kwa Brian agera kwa Godfather mu bushinjacyaha. Aya majwi yari kuzenguruka Kigali nanjye ndayafite. None muri kumva mufite yisegura mu kanya. Urakoze cyane ijambo ni ryawe Jiha. Nge rero nishingira kuri aya majwi ni aho noneho kunzanira ngo nyuma y'ibikomere ngo mbere y'ibikomere ntago mbizi. Ibi byose mw'abakobwa mwe dufite muri iyi mihanda muri ba nyirakazi hamagarira. Ariko iyo uhamagaye ibi ngibi noneho nimba uyu muntu atarashatse kubikora yabaye nk'ushaka gutera ubwoba. Kandi nta terabwoba ryemewe hano mu Rwanda. Ubwo kumva ngo ibyo mwishingikirije rero mama shenge jewe mama ndi inkeho. Ariko uyu mwana w'umukobwa ntago yoroshye. Ejo bundi twari turahonga reka njyewe rwose ndi kwita kuri aya majwi. Aya majwi ni ikintu gikomeye cyane kumva ko umuntu agomba gufata umwana akajya kumuhina akajya kumugirira nabi akongera ati abo bantu ndashaka kubaha isomo akanagaruka akabyandika ni inyandiko byose muri kubireba naho ubwo ari kwemera ko aya majwi araye. None si umukobwa kugira ngo ajye gushaka ko abona ubutabera yagiye kujya kujaja mu byo guhemukira uwo mugabo wiwe cyangwa se uwo musamba nawe ntabwo iryo habara ryiwe aho yagiye gushaka ukuntu arega ahubwo ari kujaja abashaka esanse ashaka kujya gushaka aho umwana ari ngo yihimure. Mureke mbabwize ukuri. Urashaka kumbwira ko uyu mukobwa atabikora? Yabikora. Urukundo uru ni urukundo se? Urukundo rwo kujya kuguhemukirira uwawe? None se uru ni urukundo rwo kugutwikira mu nzu? Urukundo ruvanze n'ubujiji. Aha. Ariko rero mureke mbereke ntago Godfa dufite ntago mwibuka abakobwa bapfuye umuhungu bakajya gukebana ibitsina bazayina murabyibuka bakabafunga mageragere. Yego do nguyu uyu mukobwa dore nguko noneho yaragiye kwihiba. Ubuze se urashaka umwana asa kugiza ate? Umwana akugiza ate? None se ubundi uwo muhungu muri gukururana kugira ngo muzabyare cyangwa muzajye mwirwa mwirongoranira gusa ntimuzabyara? None se uba wumva ikintu muri gukora ari iki? Naho kuza kuvuga ngo tugendeye ngo imyaka 30 irashize urafata amateka u Rwanda rwanyuzemo ukaruhuza n'ubucucu mwirirwa mucuramyemo ahigahanga. Nta soni mwaragiza mukaza mukigira abajori buteye ahangaha mukongera ngo nimuceceke ngo uyu mukobwa ngo turi kuri kote. Ngewe uyu Mugasana nta nubwo muzi simuzi pe. Ariko reka nkubwire uyu Mugasana ahubwo ni kwa kuri mujya mwumva ngo abantu binaze mu mugozi mwari gushiduka yiyahuye hejuru y'uyu mukobwa. Tugaruka nanone kuri Gasana uwo nguwo nawe ko nakomeje guperereza nkasanga ni umukire uri aho ngaho urajya gushakana n'igishubaziko cy'umukobwa umukobwa wataye urugo uramushoboza iki? Ahubwo niyo agutwika ngira ngo uretse ko Imana yakinze ukuboko uricara uri gutegura ubugizi bwa nabi nk'ubwo ngubwo. Ariko se ubundi nk'aya majwi nubwo atashingirwaho mu rukiko kubera icyo aya majwi abashinjacyaha bayumvise ntibahite bahamagaza uyu mukobwa byihuse ngo atange ubusobanuro bwimbitse.
yerekana aho yaguze iyo esanse. reka manze ntemo audience yanjye kamatema agafoto Keza we wihangane yarafushye cyane yarafushye reka cyane mbatema Ibi ntabwo turi agafoto bubyite none se n'umwe kuri bangahe bafuha hano mu Rwanda cyangwa ku isi? none se sumva ko avuze ngo ibya esanse ngo ntabyo yari yarakoze ngo yarikiniraga hari Kandi umuntu ukina yaravuze ngo ibyo ni sohoka ibintu ujye byo hanze gukina ngo icyo nabyo gipangu cyose cyuzuye esanse cyangwa yari ari cyuzuye kwitelefona. ahubwo si ubwo wabwira umukozi w'umuntu ubwo niwumva ko uri kumutuma kuri sebuja ngo ndashaka kubatwikamo Ubu uri wowe n'iyo kumutuma ndaya nyine. ni ukuvuga ngo rero ikibazo yari yifitiye we ni indaya Ni indaya. Ese ahubwo mwese ko Gasana muzi ko kereka mwari muri gukora uburaya ahubwo kuri Gasana Gasana? ashobora kuba yaramukoreye ibintu birenze akumva ibyo Oya bintu yarabaryoheye abaryohereje kabisa yarabaryoheye. Uri kumva ariko se ko nta mwese muzi mukiri ufubura ko nta ko mukiri mwese muzi ko ufubura mutari ubu abagore Gasana b'uwo abarwana muhungu. ni iki Rero njyewe ikintu ndi kubona Godfather hari ikindi kintu njyewe ndi buze kuza gutindaho. Aya majwi nindamukanya avuyeho ninitegereza bino bisebe biri ku kuboko ndareba ese uyu muntu yinjiye mu idirishya yinjijemo igipfusi ikiganza yinjiyemo wese cyangwa ubwe niwe wikase cyangwa yakaswe n'abandi yinjiyemo gikomanda umva ukuntu bambwiye umukobwa yinjiyemo Gasana yari aryamye we n'uwo mukobwa Eleni arangije ikirahure urumvamo imbere nta giriyaje zibamo nyine n'ibya birahure wegezayo ku buryo n'umuntu yatambukamo bimeze nk'umuryango arangije akubitamo rakerete urabona bya bindi Rambo bajyaga bakina amafilimu umuntu agahita yirampa cyangwa kwa kundi umuntu yirampa nyine akirampa ahantu niko yinjiye bukomando ewana ngo yaguyemo rimwe ngo abagwa hejuru Gasana urumva yari aryamye kandi ko uyu mukobwa yavuze ko Gasana yari aryamye Gasana ashidukira hejuru umuntu arimo arava amaraso yantarakuramo agasengeri baramuboha bamutwara kwa muganga ariko yantare mufiteho ikibazo yantare yagiye kuvanamo bogisate nta yindi myenda yari muri yo none se wakuramo bogisa uri mu nzu yuzuyemo imyenda nta pataro yari yambaye okay reka tuve kuri box ariko Bria yantare ubwo yiyemereye ko yagize boxer ariko naho hari ikibazo urumva nawe yarari aho ngaho niko kenda kari gufunga urumva oya ubwo niwo mwenda wari uri hafi nicyo mwenda wari uri hafi uwo mukunzi wawe niba ari n'umu best friend wawe rwose ntago yigeze azanga kubwire the whole story yaraje akubwira nyine ibigendanye n'amarangamutima ye kandi kuko nanjye ndi wowe Keza nanjye ndi wowe umuntu akaza akambwira iyo nkuru imeze gutyo nagira impuhwe ntabwo uwo mukobwa yigeze azanga kubwira ibintu byose ukuntu byagenze akubwira ko yatakayemo kwa Gasana ikindi icya boxer ni yantare wabinyibwiriye ibyo by'icya boxer cyo nanjye ibya boxer yo ni boxer ahubwo intare ni indaya uretse gato hanyuma ikindi kintu Godfather uretse gatoya ego Keza abantu bamuzi baramuzi akunda kurwana ku nshuti ze ariko Keza hari igihe uzisanga ahandi hantu oya Keza uretse gatoya Keza hari igihe uzisanga ahandi hantu uyu mukobwa nk'uko yaje akatubwira hano kuri space ejo bundi birashoboka ko ariko yaje nawe akakubwira ukumva impuhwe uri kumva ntiyicarirwa kubwiza ukuri n'aya mabodiyo ndahamya neza yuko uri kugenda n'ubwa mbere utaruyazi uvuga ngo reka mbabwire ukuntu byagenze giha ureba icyari kiri kuriza uyu mukobwa ndibaza uri kukimenya ujya kuvuga ngo ibiki n'ibiki wowe watekereza ko uri umubyeyi wabyaye umuntu watinyutse akavuga ngo ndihimura ku mwana wawe ngo nagiye no kumureba haba nahamenye hari ikintu mutamenye uyu mukobwa ajya kureba Keza kuri dashboard ajya kureba Keza uza amakuru ya Keza yari ari hanze umva amakuru ya Keza yari ari hanze uyu ntago ari we umva Jihadi umva amakuru ya Keza yari ari hanze nuko ngo Keza ngo buri gihe amuherekeza ngo ku rukiko ngo yipfukiranyije ngo atagaragara ngo adashaka abantu bamubona ngo ariyo wirirwa umugira inama ngo nace amafaranga amamiliyoni 10 ngo nace amafaranga ayo niyo makuru ya Keza yari ari hanze ariko si Keza ntaje akabisobanura nuko rero umuntu agenda akagira inkuru mbi hanze abantu bakamufata mu izina ry'Imana nanjye naje kuri space mvuga ni ntabwo ngewe n'ukuntu Keza ari we ariwe muntu waburi inyuma y'ibi bintu inama y'amafaranga nakabaye naramubwiye ati fata ziri 5 kuko nge sinarinze ukuri
kandi baroki eshanu bari bemeye kuyatanga nk'umuntu rero rero ke utari umva uzi nkubwire ukuri mbere yo nagomba kuvugira gushidikanya umuntu ujye ubanza wumva ukuntu ibintu bimeze nawe ntabwo wakabaye uri kuza gutungurwa n'ayo mawodiyo nk'inshuti yawe yabaye akaba yarakubwije ukuri uko ibintu byose byagenze ukayijya inyuma uzi n'icyo uyigiriyeho inyuma ariko nabibabwiye navuze ngo nta gihe nari maranye nawe sibyo kandi ari umuntu mumaranye nawe igihe uramenya ngo uyu muntu ari capable yo gukora kino kintu cyangwa ntabwo yagikora sibyo tuvuge nka jihad yenda ndamuzi nzi ngo jihad iki kintu yagikora iki ntabwo yagikora sibyo uko rero nako Gisele ntabwo muzi igihe kinini tumaranye nk'amezi 2 tumenyanye alright so tugira ahangaha rero kugira ngo ibi bintu tubishyire ku murongo cyangwa uwo ninde wafunguye mic funga mic yawe niyige nawe ese ubanzaho kakeza cyangwa rira zina rigira isirimu kabana iri niyige n'amagiza y'amagenurano ubu washizeho keza cyangwa karagazina cy'ikintuzo niko sora nzashaka jihad abinkorera ngiye ntabwo ibintu mbizi jihad na uzambabarira ubinkorera urakoze cyane ngo mutinga gato so rero tukira ahangaha ntekereza ko iyi space ndumva bigiye ku murongo ndumva tumenye ukuri reka mbabwire ikintu kimwe ntabwo inzego z'ubutabera zishobora guhubuka ngo zirekure umuntu mu gihugu cy'u Rwanda kuri biriya bikomere ngo bafate umuntu bamuri kure ngo nimugende ariko ndatekereza tubonye impamvu yatumye bari abantu babarikura bagataha urukumva ariko nk'uko twebwe turi ahangaha nk'akasamutwe twebwe iyo dukoze space ya mbere kuriya turi kureba victime ugaragara ni nko gutera ibuye mu gihuru hanyuma noneho ukuri kose kukaza hanze kandi tukakuzana kwambaye ubusa niyo mpamvu aya masaha turi buze gushima ubutabera nubwo twaje tukavuga ati ibintu ntago bikuye umuntu ufite ibikomere nk'ibi ngibi murabizi ukuntu twitotombye tukavuga ngo uyu mwana abone ubutabera ariko uyu munsi ukuri kuri ahangaha tuje kubona ibindi bintu byakasamutwe urimo kumva so ku rundi ruhande mureke tuvuge ati respect ku butabera bwacu respect ku butabera bushobora gukora ibintu bihwitse ntabwo gukurekura abari abantu ngo batahe bajye bitaba bari hanze hari harimo kwibeshya cyangwa hari harimo kubogama oya ubutabera bwakoze ibikwiye kuko ntabwo bigeze bafata umunyarwandakazi ngo bamurenganye bitewe n'ibikomere twakoresha amarangamutima nk'abantu bari kureba ibikomere by'umubiri kandi ntabwo nta kosa twakoze of course oya ntaryo rwose tugaruke kuri afande mbabarira tugiye kumugarukaho afande urumva ko yari ari inyuma y'umukobwa ntaho ahuriye n'umuhungu afande Samu wafashe miliyoni 10 akavana mu rugo rw'amafaranga avanye Darifuru akagenda akayashingira nk'umukobwa ari kasto yarangiza akaza urabo afande azagenda ateretana na ntuza na Gisele ndumva bahuje ibico yarangiza agakanga keza ko hari ukuntu arebye nabi ngo bafungo ufite umwana so nukuvuga ngo ahangaha naho afande tumugarukeho afande ni gatiki keza fungura mic yawe gato uyu afande Samu warebye umwana muri telefone akakutera ubwoba wabonaga ari afande cyangwa ni kabutindi yigira ku musozi atari we mwabwiwe n'iki ko uwo muntu ari umusirikare Urumva yabanje kubiganiriza Gisele ariko anaje yaratwerekaga muri telefone ko ari umu ofisiye sinibuka n'amaranka afite ariko kuba yari yambaye teni ya ofisiye cyeka nimba ari nk'akakana nabonye kari gutrendinga kambaye ya myenda ya polisi ya papa we ngo ayikoresha nijoro sinzi nimba mwakabonye so rero ntabwo nzi ngo akorera heza gusa yaravugaga ngo tugize icyo tumukeneraho ngo mu bundi buryo ngo yazadufasha ari no kuvuga ngo ubundi ngo mukundana n'udusoresore kubera iki ngo yaba ari nk'umuntu w'umupapa ngo ntabwo yakabaye ngo ajya muri ibyo bintu byo guhuza abakobwa igabo ni ikiraya afande ninde ndaye ntabwo yakabaye ajya mu bintu byo guhuza abakobwa birinda uko bigenda uko nguko ngo nkange ngo ibiki so ntabwo ngo nkange ngo ibiki jiha fata ijambo kuri afande Samu yaraje no gutereta urumva ngo nkange nyine yashaka no gutereteramo jiha akoza nizere yuko umva nizere yuko ahantu Ndahiro papi yicaye arimo arumirwa neza pe
birimo biramugeraho neza nkuko oya yamaze kumirwa asanzwe. iyo yamaze kumirwa iyo abatumiwe aba yavuze oya kumirwa ko numiwe narimbaye kumirwa ko numiwe kandi nta n'umuntu utumiwe kuko muribuka kuri space ya mbere induru twavugirije narababwiye ni hano abantu baraza bakiriza njye narababwiye ni nta marira yanyu mba nkeneye muri iyi mihanda abantu bakaza bakiriza gusa nanone bikamanuka waririye mu gikari njye Gisele twavuganye ko ngomba kugenda akama interview y'ikibazo cye uyu si samuje aravuga ati ntago nshaka ko nzagaragaza visage yanjye tuti yego uyu si Samu Kabera uyu si we afande sa buriya ndiwe afande Sam turashize afande sa oya Samu Kabera ntago ari afande we yitwa Munyaneza Samu. uyu Samu ntago ari afande ni Samu wundi w'umunyamakuru ndakeka w'umunyamakuru akora kuri Goodreads Samu Kabera yego aje gukora iki naje gukurikira space wamuretse agasaba ijambo se araza kuri saba so ikintu mbona cyo rero cyabaye nanabyandikiye Jihad ndavuga inti Gasana ni ikinyange uyu Mugasana simuzi pe tunahuye n'ubu sinamumenye ariko nyuma yo kumva aya magambo nyuma yo kumva uko Gisele yasaga nk'ukoze communication hagati y'umukozi na shebuja ni nk'ubutumwa yamubwiraga ati umugirije shobuza gutyo ati agenge ibi ni ikibazo cyo gukunda hari filimi Gisele kwiyakira biramunanira sinzi nimba muri makunyumva neza Gasana ashobora kuba ari indaya ikintu cyo mbona cyo Gisele nanone ntituze kumuburayiminga nkurikije ibyo Brian yavuze nimba yaranyweye ibinini bakamurukisha amakara akajya kwiyora Rwandex ahubwo akeneye aba counselors ntago kugeza uyu munsi wa none Gasana yari yamanika ukuboko afashe ku idarapo afite uburenganzira bwo kucyura uwo ashatse apfa kuba atari under 18 ntabwo yari no gufuha rero kuri urwo rwego rungana gutyo aka kanya nimba numvishe ijwi rye ubwe nawe amajwi yemera avuga ngo igihe cyose utarava muri izo ndaya nzakumvisha mpaka ukurikije amajwi y'ibyo yagiye avuga harimo ibintu bigize ibyaha byinshi mu gihe Gasana yagerageje kumucira bugufi nanashimira Keza kuko yavuze ati nzabahuza mwiyunga ibintu birangire we rero yabaye nka yambwa ivuga ngo mire umuriro ncire inyama yanze kugira icyo arekura nge uruhande rwanjye n'urwo ubutabera bwakoze akazi kabwo gukurikirana umuntu ari hanze ni ibintu bisanzwe kandi mugani nimba uyu umudamu yaragiye agatanga ibi bimenyetso ntabwo waba ukimufunze ni ibyo ngibyo uruhande rwanjye urakoze cyane Bwana Oswakimu nk'umunyamakuru wa Kasamutwe nyuma yo kumva ibi bintu igitekerezo cyawe ni ikihe ya uraho neza Godfather n'abari kuri space mwese ndabasuhuje ngira impagarike n'ubugingo mahoro ihorane nawe umuhungu wanjye papi ahagaze bwuma ndahari cyane Godfather urabona ko nabyaye nkakuza kabisa uyu n'uyu Samu Kabera n'umuhungu wanjye uyu wari utangiye kwita fande yakulaye naho itangazamakuru imbuga nkoranyambaga zifite akamaro itangazamakuru ritariho abantu bajya bikorera ibyo bashaka yewe tekereza ko hari byinshi byakwangirika n'intambwe zigenda ziterwa zaba ngufi
ibyo mwakoze rero muri part 1 n'umusaruro byatanze, ndagira ngo mbakurire ingofero, nicyo kinzanye, nta kindi. Niba ngombwa nongera mfata ijambo. Murakoze. urakoze cyane. Bria, we ni iki wongeraho mbere y'uko tugana ku umva musozo? njyewe Ubwo reka ikintu burana nasoza. nongeraho njyewe nta munsi n'umwe umuntu ikintu ngiye nkundira ikiza iyo twakoze space umuntu ufite ikibazo arabanza akaza akavuga, ariko mwabantu mwe hano iyi Kigali ni no ku buryo amakuru y'umuntu aba azwi n'ibyo uba utazi ko abantu bazi baba babizi. Rero ngewe kuba space ya mbere iba yarabayeho ibi bikavugwa bikarangira, Gasana nawe nyuma agashaka kuza, mu by'ukuri ngewe Gasana yaje kundeba nta n'imbaraga mfite, ariko aravuga ati buriya ngewe wenda ibyo bya space ntazi no gukora, ntanagira na Twitter muri telefone ye. Nakomeje kumubwira nti se waje kuza kuri Twitter ukivugira, ati sinzi nuko babikoresha pe. Uri kumva, ariko icyiza buriya iyo umuntu afite ibimenyetso aba bifite. Gisele yaraje avuga uko abyumva ibintu byiwe, aragenda abeshya n'umushuti wiwe, ariko ikintu ngemba mbikundiye nuko finally ukuri kuba kugiye ahagaragara, uri kumva, kandi tukamenya ko mu Rwanda kabisa hari amategeko ngenderwaho, nta muntu ugomba kwishyira hariya ngo yigire icyihebe ngo ngiye ngo nziranye na runaka. Nibyo mwabonaga byadutangaje, ati gute umuntu avuga ngo aziranye na runaka, none se ubwo twe tudafite abantu tuziranye nabo tuzabaho gute? Tuzajya duhohoterwa, dukubitwe, twangirizwa ibintu kubera ko tudafite. Wumvishe Gisele ukuntu mubajije nize Gisele iyo majwi n'ayawe, ni se wari wabikoze cyangwa warikinishaga? Kuri nkuko ngo nawe ngo wakora ngo ikintu ngo ukubisha, nawe nyine ntafite ikintu cyo kubivugaho kubera yuko haje indi version atarazi, ntabwo uko kuri yari akuzi ko abantu bakumenya. Ngewe rero nta kindi navuga hano, ntago ari mu butabera hano kuri space gusa. Turi abanyarwanda, tugomba kuvuga ukuntu ibintu biri, urenganurwa akarenganurwa, n'umunyamakosa nawe akagaragara.